mu bumpere umugabo witwa Muramira Regis na Sam Karenzi, ubabwire ngo turarambiwe pe, abantu bararambiwe kumva ibintu barimo. Murekeraho abantu barambiwe amatiku mwirirwamo ashobora kuza, impamvu tubivuga bari gusatira umurongo wo kujya gukora ibyaha. Hamaze iminsi humvikana imvugo zishobora gushyamiranya abantu hagati ya Muramira, umuyobozi wa radio muzi, Sam Karenzi, umuyobozi nawe wa radio muzi. Ariko iyo dusesenguye imvugo zabo bakoresha basubizanye, zishingiye ku makimbirane yabo baziranyeho biri person, ariko none ubona bagenda babikwedura. Uko twabitangiye mbere siko tubona ubungubu, turabona bagenda babikwedura. Ariko kubera ko bakoresha imiyoboro y'ibitangazamakuru bakorera, urabona biri kugenda bifata indi ntera. Ibi bigafatwa nko gutandukira amahame y'umwuga wabo w'itangazamakuru, ariko kandi biraganisha ku nzira zo gukora ibyaha. Kuko uko batandukira ayo mahame y'itangazamakuru bafite abazabibabaza, ariko twebwe tureba kuri side y'ibyaha, baragenda basatira ibyaha. Amakimbirane hagati yabo usanga ashingiye ku mabanga ubu bwabo baziranyeho, nk'abantu bakoranye bagakora muri za siporo, hagiye babamo babera n'abanyamakuru bacu. Urabona ni ibintu baziranyeho, ariko niba ari ibintu baziranye nibabibike bo ubwabo, bareke kubizana bakoresha ibitangazamakuru bakorera. Kuba barakoranye ku bitangazamakuru bimwe, kugira ibyo bapfa bibaho, ariko ntibivuze ko ahubwo bagombye gukoresha indi miyoboro ngo umwe yataka